murahembwa hana yanjye maze iminsi mbashaka narababuze ubu ngubu uratubonye rero murakomeye mwabonye ibiruhuko bigenda neza ubu mugiye gutangira amashuri rwose amashuri rwose ubu mugiye kuyatangira mwumva ari nta kibazo ariko rero mu biruhuko mwakoze mwagiye mubona Imana yabanye namwe ariko mana ndumiwe n'ukuri umva twagendeye ku ijambo ryayo yego nta kitaragutse mu buzima bwacu bwa buri munsi yego noneho wajya kujya gusenga rero ukabona ugataha wafashijwe reka si wareba nanga nafashijwe cyane ko hari n'indirimbo nyinshi ziba zadufashije ijambo ry'Imana ibintu nk'ibyo ngiye ubwo rero none se ubwo wagiye ubona rwose ibintu bimeze neza reka ntiwareba abana batoya barasengaga abakuru bagasenga yemwe wabonye nta kibazo pe kuri ikigo nizemo nyine turashima Imana kuko nyine abantu bose babaye abakristo abatari bakiriwe barakira ariko Yesu weshima mana abakristo babaye benshi mana babaye benshi bari barakijijwe pe barakijijwe cyane rwose n'inshuti zacu dukeneye no guhindura abandi benshi cyane kandi biracyari aleluya ariko we ndibutse hari agahungu kanjye nako kari muri ibi biruhuko ese ntitwajya kukareba tukareba ukuntu gasigaye kari muri iyi minsi y'ibiruhuko ukuntu kitwaye ariko twagenda tukamugeraho aka kanya tukareba ko niba nyine afite ijambo ry'Imana muri we yego kugira ngo nidusanga ntaryo afite tugire uko twamuhinda kugira ngo Imana izaduhembe amen reka tujye kukareba n'ukuri Yesu niwe nizera Yesu niwe nizera yewe urakomeye mana yanjye yamaye amakuru yawe salamu kabisa yewe urakomeye ceceka si ubukomera tunaroroshye yego ubwo rero babyita boyfriend ni boyfriend wawe yego pe Imana ishimwe kuba mwarakundanye Imana yaravuze ngo mukundane nyine niba mwarakundanye niba mufite urukundo mukaba mukunda n'abandi Imana ishimwe rwose yewe amakuru yewe wabonye umushuti ariko Yesu agira neza none se amakuru yawe yemwe urakomeye Yesu yarakoze dore rero nanjye maze iminsi ndi kuvuga ubutumwa n'uyu muntu yaramaze iminsi ari mu biruhuko ubwo rero turahuye duhuriye mu nzira tumaze guhurira mu nzira ndamubaza se ibiruhuko byagenze neza mwabonye muri amahoro bimeze bite ambwira yuko ibiruhuko byagenze neza umva ngo bagiye bajya gusenga umva ngo nta kintu batakoreye Imana none se nkawe muri ibi biruhuko Imana ndi kubona hari ikintu wungutse nuko ahubwo ndabona muvuye gusenga abantu mufite Bibiliya ntabwo mwatubwira ijambo ry'Imana ntabwo mwatubwira yewe umusheri wawe se arabyemera yewe sheri uri umuhungu umukozi w'Imana cyane rwose njye rero ijambo nababwira riri kumfasha muri iyi minsi n'abantu mwese mukundanye ni ijambo riboneka mu Migani ibice 11 umurongo waho wa mbere ryo kutubwira ngo urugero rw'uburiganya rukizira kuwiteka ariko ngo ibipimisho by'ukuri ngo biramunezeza rero wowe ku ruhande rwawe n'inshuti yawe mwirinde kuba bariganya ku Mana no ku bantu bose mwaba kugendana mu nzira hirya no hino ahubwo mwihereze guhinduka we mwizere n'abandi wiga ijambo ry'Imana rizagufasha mu buzima bwawe ku buryo aho wajya hose bakubwira ngo ugire icyo uvuga ku ijambo ry'Imana Bibiliya aba ari nini cyane ukabona icyo wavuga cyane nyine reka mbahereze umukoro muzagende muririmbe nanone umuririmbyi wa 45 mu gushyikiriza haleluya umuririmbyi azabafashe mu gihe mukiri kumwe muzagende murire n'abandi Imana iduhereze umugisha amen noneho murafashijwe Yesu ashimwe Yesu ashimwe ariko uyu Yesu twakurikiye Mana n'urukundo rubamo we kumbi asanze muri kuganira we none si umusheri wawe yitwa Claude wabonye umukunzi kuri yarakomeye ikintu nabibwirira nuko hari igihe mwaba mudafite ahantu musengera nyine mukanya mubona amadini ari hirya hino ahangaha mukaba mwavuga ati hariya ndahakunze niho ngiye gukirizwa aka kanya
ukaba ukeneye ijambo ry'Imana muri wowe, ukaba wasanga nyine umuntu uzi ijambo ry'Imana kukurusha akaba yakwigisha nawe ukagira uwo wigisha. Amen. Rero murakoze. None se ko twe dukunze ibi barimo mwatujyanye aho musenga natwe tukajya kubaha Imana mwubaha. Ahubwo Imana ishimwe Amen. kuva mutubonye mwari mudukeneye natwe twari tubakeneye, dukeneye guhindura benshi, ahubwo mwaza tukijyana namwe mukaza tugafatanya uwo murimo n'abandi nkamwe tuba dusanze ahantu hatandukanye, nawe aho wagera wahindura undi muntu. Twigende. baratashye. Muze tugende. Haleluya. Yewe reka tujya ku rusengero. Yego rero ubwo nimukomere, Imana ishimwe rwose ubwo mutwemereye mukaba mugiye gusenga, ariko uru rukundo mwatangiye ubwo murushyizemo Yesu Kristo, Yesu azabahemba kandi Yesu azarubamo. Haleluya. Ubwo mwemeye mugakiza mukaba abantu bagiye kwakira Yesu mu mutima. Yesu ndamukunda, ariko we Yesu we ntabwo umukunda. Yego ko Yesu ndamukunda cyane, ni umugabo mwiza, yaratwitangiye, aba yadukoreye imirimo itangaza bitandukanye. Imana rwose ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Bari muri tekizi umuririmbyi. Yego reka baturirimbire. Reka dusoze ako kanya turi kuririmba mu muririmbyi wa 45 nari nabyaye abantu ngo abafashe. Ubwo nyine niba turi kumwe. Haleluya. Mana tumufatanye kugira ngo izina ryacu tumufashanye turirimbe turirimbaho ibice bibiri gusa nye kugira ducunguze uburyo umwe. Amen. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora, ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito. Amen. Reka dusoreze aha ngaha rwose. Uyu mugabo twakurikiye niba Haleluya. Ndafashijwe. Yewe nawe urafashijwe. Urafashijwe. Ndafashijwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe.